duhaguruke igice gisigaye noneho icyo gihe turagikurikira duhagaze. ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu aragenda maze yambuka umugezi wa Sedroni ari kumwe n'abigishwa be. Bagera mu murima wari hafi aho hantu Yuda wajyaga kumugambanira yarahazi, kuko Yezu yakundaga kuhaza aherekejwe n'abigishwa be. Nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu, yari yatse abatware b'abasaridoti n'abafarisayi, abarangaza imbere abageza aho hantu. Bari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro. Yezu nanone yarazi ibyo agiye kugirirwa byose, nuko azabagana arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, Yesu w'i Nazareti. Yesu arababwira ati, Yuda wamugambaniye akaba ahagararanye nabo, ngo amare kubabwira ati, nijye, basubira inyuma bagwa hasi. Yongera kubabwira ati, murashaka nde? barongera bati, Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, nababwiye ko ari jye, niba rero ari jye mushaka, nimwakuraba mubareke bagende. bityo arangira ijambo yari yavuze ati, abo wampaye nta n'umwe najimije muri bo. Nuko Simoni Petero akagira inkota arayikura, ayikubita umugaragu w'umusaseridoti mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Yesu abwira Petero ati, subiza inkota yawe mu rwubati, nakwanga n'inkongoro datampaye. abasirikare n'umutware wabo n'abarinzi b'Abayahudi bafata Yesu baramuboha. Nuko bamujyana kwa Hana wari sebukwe wa Kayifa, umusaseridoti mukuru w'uwo mwaka. Kayifa uwo niwe wari wahimbiye Abayahudi inama,
ati birakwiye kunkapfa agacungura abasigaye. Simoni Petero yakurikiye Yesu hamwe n'undi mwigishwa. Uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umusasadoti mukuru. Niko kwinjirana na Yesu mu rugo rw'umusasadoti mukuru. Araza abwira umuja ukumira ngo yinjize Petero. Nuko uwo muja umukumiriza abwira Petero ati arasubiza ati sindohabo. Abagaragu n'abarinzi bari bacanye bota kuko hari imbeho. Petero abajya hagati nawe arota. Umusaseridoti mukuru abaza Yesu iby'abigishwa be n'inyigisho ze. Yesu aramusubiza ati navugiye ahagaragara mbwira bose, nigishirije mu isengero no mu hekaru, aho abayahudi bateranira. Ntacyo navugiye mu rwihishwa. Urambaza iki kindi? Baza banyumvise nigisha, bazi icyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu barinzi wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati uko ni gusubiza umusaseridoti mukuru. Yesu aramusubiza ati niba mvuze nabi, garagaza ikibi mvuze. Niba kandi mvuze uko biri, unkubitiye iki? Nuko namwohereza boshye kwa Kayifa umusaseridoti mukuru. Simoni Petero yarahagaze aho yota. Nuko baramubaza bati arahakana ati simbararimo. Umwe mu bagaragu b'umusaseridoti mukuru, mwene wawo Petero, yari yaciye ugutwi ati sinakubonye mu murima muri kumwe. Petero yongera guhakana. Nuko ako kanya isake irabika. Maze bajyana Yesu kwa Kayifa mu rukiko. Bwari bumaze gucya, ariko bo ntibinjira mu rukiko ngo batandura batarakora Pasika. Pilato arasohoka arabasanga ati uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati iyo
mumujyane mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. bati bityo ijambo Yezu yari yavuze ryerekeye ku rupfu yari gupfa rirarangira. Nuko Pilato asubira mu rukiko ahamagaza Yezu aramubwira ati, uri umwami w'Abayahudi? Yezu aramusubiza ati, ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi wumvise babimvugaho? Pilato aramusubiza ati, aho ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abasaserdoti nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu arasubiza ati, ingoma yanjye si iy'iyi si, iy'iyi si abagaragu banjye babandwanyeho banga ko Abayahudi banyigabiza. Ariko ingoma yanjye si iyahangaha. nuko Pilato aramubaza ati, koko uri umwami? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye, ndi umwami, kandi nicyo navukiye, ni nacyo cyanzanye mu isi, kugira ngo nemeze ukuri. Unyurwa n'ukuri wese ajye yumva ijwi ryanjye. Pilato aramusubiza ati, ukuri ni iki? amaze kuvuga atyo yongera gusohoka asanga Abayahudi arababwira ati, nta mpamvu na ntoya mbonye yo kumucira iteka. Birasanzwe yuko babarekurira imbohe imwe mwishakiye ku munsi wa Pasika. None ntimwaba mushaka ko mbaha umwami w'Abayahudi? bose batera hejuru bati, Barabaso yari umugome uzwi na bose. Nuko Pilato ategeka gufata Yesu no kumukubita. Abasirikare bamushyira mu mutwe ikizingo babohesheje amahwa, bamwambika n'igishura gitukura. Nuko bamujyaho bavuga bati, turakuramutsa
Pilato yongera gusohoka arababwira ati dore mubazaniye ahagaragara kugira ngo mumenye ko nta cyaha na kimwe musanganye. nuko Yesu asohoka yambaye ikizingo cy'amahwa n'igishura gitukura. Pilato arababwira ati nimurebe wa muntu. bamukubise amaso abatware b'abasasaridoti n'abagaragu babo batera hejuru bati Pilato arababwira ati ngaho nimumushyane mumwibambire, njye nta cyaha na kimwe musanganye. Abayahudi baramusubiza bati dufite itegeko, maze iryo tegeko rimucira urupfu, kuko yigize umwana w'Imana. Pilato abyumvisha arushaho kugira ubwoba, asubira mu rukiko maze abaza Yesu ati ukomoka he? Yesu ariko ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati ntacyo unsubije, ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura ukagenda, nkagira n'ubwo kukubambisha. Yesu aramusubiza ati nta bubasha na buke wajyaga kugira kuri jye iyo utabuhabwa n'uwo mu ijuru. Nicyo gituma uwakungabije ari ufite icyaha kiruta icyawe. Pilato atangira gushaka uko yamurekura, ariko abayahudi batera hejuru bati niba murekuye uraba udakira umuntu wa Kayisari, kuko wigira umwami wese aba yanga Kayisari. Pilato amaze kumva ayo magambo ajyana Yesu hanze, yicara ku ntebe aciraho imanza ikitwa Litostrotos, mu Giheburayi Gabata. Wari umunsi w'umwiteguro wa Pasika. Bigeze ku isaha ya gatandatu, Pilato abwira abayahudi ati nguwo umwami wanyu. batera hejuru bati Pilato arabasubiza ati mbambu
baramutanga bajya kumubamba. Bajyana Yezu agenda yikoreye umusaraba, ajya ahantu hitwa Gorogota, baramubamba. Yari kumwe n'abandi babiri, umwe hino undi hirya. Yezu aba ari we ubajya hagati. Nuko Pilato yandikisha itangazo arimanikisha hejuru y'umusaraba. Hari handitseho ngo Yezu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi basoma iryo tangazo ryari ryanditse mu Gihebureyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abatware b'abasasaridoti b'Abayahudi babwira Pilato bati, reka kwandika umwami w'Abayahudi, awubandikisha ko yihaye kuvuga ati ni umwami w'Abayahudi. Pilato arabasubiza ati, icyo nandikishije cyanditswe nta kundi. Abasirikare bamaze kubamba Yezu, imyenda ye bayicamo imigabane ine. Umusirikare wese yenda umugabane we ndetse n'akanzu. Ikanzu ye ntiyagiraga iteranyirizo, yari iboshye hose kuva hasi kugera hejuru. Baravugana bati, ntituyitanyure, ahubwo tuyifinireho tumenye nyirayo. nuko harangira ibyanditswe ngo, bigabanyije imyenda yanjye, maze umwambaro wanjye bawufindiraho. Niko abasirikare babigenjeje. Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze umubyeyi we na nyina wabo, Mariya muka Kilewofasi na Mariya w'i Magdala. Yezu abonye wa mubyeyi we ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, aramubwira ati, dore umwana wawe. abwira na wa mwigishwa ati, nguwo nyoko. guhera icyo gihe umwigishwa amubera umwana. Nuko Yezu wari uzi ko byose birangiye, aravuga ati, mfite inyota. hari hateretse urweso rwuzuye siki, bahambira ku ishami ry'igiti igikatsi cyuzuye siki, bacyegereza umunwa we. Yezu amaze gusogongera kuri iyo siki,
aravuga ati irarangiye. yubika umutwaraca. hari ku munsi w'umwiteguro wa pasika, maze kugira ngo imirambi itaguma ku misaraba kuri sabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane, abayahudi binginga Petero ngo abavune amaguru yabo, maze imirambo bayikura ku misaraba. Maze abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwari ubambwe iruhande rwe, ariko bageze kuri Yesu basanga yapfuye, maze ntibamuvuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubyemeza, kandi abivuga uko biri mu kuri, kugira ngo mwemere. Ibyo byabaye ari ukugira ngo harangire ibyanditswe ngo nta gufwa rye rizavunika. N'ahandi h'igitabo gitagatifu havuga ngo bazarora uwo bacishijemo icumu. Ibyo birangiye, Yozefu wa Arimantiya wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa, uko yatinyaga Abayahudi, asaba Pilato kujya gukura umurambo wa Yezu ku musaraba. Pilato arawumuha, nuko aza kura umurambo wa Yezu ku musaraba. Haza Nikodemu, wa wundi wasangaga Yezu nijoro, azanye ikivange cy'ishangi n'amarira y'igikakarubamba, kigera nko kuri kirijana. Nuko benda umurambo wa Yezu wawushyira mu myenda hamwe n'imibavu. Mbese uko Abayahudi babigenzaga bajya guhamba. Ahantu bari bagiye guhamba hari
busitani. Muri ubwo busitani hari imva itigeze usunduye wayihambwemo, kubera umwiteguro w'Abayahudi. Abariho bahamba Yesu, kuko ariho